Yes, nongeye kubasuhuza nanone. Uyu munsi rero ni ikindi kibazo umuntu yatubajije, yatwandikiye email aratubaza ese bishoboka bite kubona umugabo afite umugore n'abana yubatse, wajya kubona ukabona yarahataye arigendera yisangira undi mugore, ese byaba biterwa n'iki? Ese mubivugaho iki? Ubwo rero uyu munsi akaba ari byo tugiye kubaganirizaho. Ubwo rero bigenda gute? Ukuntu bigenda, iyo uri umugabo utari serious nyine, ukaba uri umugabo udasenga, uramutse uri umugabo usenga ntiwagenda gushurashura gatangira kwinjira mu bakobwa cyangwa se mu bagore. Ubwo hari umuntu ubushaka ubukire bwawe ufite, akaba ashaka ya mafaranga ufite ko uzajya uyajyana iwe. Ikintu akora rero ni iki? Aragenda ku bapfumu akakurogesha, akagushyira mu icupa ku buryo azajya gukontorora uko ashaka. Ubwo noneho hari n'imiti bamuha agomba kujya gushyirira mu biryo, wamara kuyirya iyo miti ugahita wibagirwa iwawe burundu. Ababikora nta rukundo baba bafite, babishakira gusa amaramuko. Kavuga ati kiriya kigabo gifite amafaranga, reka ngikure kuri uriya mugore, kiramara igihe ari ngewe kiri kuyaha, kirankorera business, kirangurira imodoka, kiranyubakira amazu. Ari ugasanga umugabo yibagiwe urugo rwiwe, ugasanga nk'abana yarabarihiraga, igihe kikagera akaba atakibarihira. Yatangaga rasiyo yo mu rugo, igihe kikagera rasiyo akaba atakitanga. Ubwo rero bigenda bite? Umugabo wa mugore wihabara aramutumira ati ngwini wanjye dusangire, natetse. Umugabo akajyayo, iyo agiyeyo zanzaratsi azishyiramo, ubwo burozi arya amuhereza inyama, ni inyama z'abantu umupfumu aba yamuhaye, ariko ntabwo aba yamubwiye ko ari iz'abantu. Hari ikintu bashobora kuguha ukaba wagira ngo ni soda kandi wenda uri kunywa amaraso. Ubwo rero nawe iyo amaze kurya kuri ya nyama y'umuntu, urumva hari ibigambo aba yavuzemo n'indi miti aba yashizemo, aravuga ati nta wundi muntu uzi guteka n'uyu nguyu. Agataha akajya iwe mu rugo. Yagera iwe mu rugo, ibiryo bakabizana, deja bakibizana bihita bimunukira. Agahita ahamagara abana ati muze murye, ntanakoremo, agahita ajya kuryama. Bigakomeza gutya iminsi igashira, indi gataha. Kurasa akavuga byagenze gute? Noneho hari n'ikindi kintu abagore bakora, abagore benshi murabikora turabizi, ukavuga ngo ririya habara ryantwariye umugabo, warangiza ukajya kuri uwo mugore ukajya kumutera, ukamubwira uti rwose umugabo wanjye ugomba kumureka. Iyo ukoze gutyo ukarakaza, noneho ryahabara icyo rikora ni iki rero? Riragenda rikavuga riti uriya mugore we noneho yaje arantukamerera nabi, noneho ndashaka uburozi bwo kugira ngo amwibagirwe burundu, ntazongere no gukandagirayo. Umupfumu akavuga ati nta kibazo, ariko nawe urongera amafaranga, kuko ubusanzwe ya mafaranga uwo mugabo azanira iryo habara bayagabana na wa mupfumu. Noneho umupfumu akamubwira ati nta kibazo, we na urongera ku mafaranga, nyine turakomeza tugabane. Ugasanga umugabo yibagiwe urugo rwe, ya minerivare school fees yatangaga ntabwo akitanga, ya rasiyo ntabwo akitanga, niba inzu yarabagamwe atariye nayo babakura mu nzu, ntabwo baba bakiyishura. So ugasanga rero bibaye ibibazo kuri iyo family. Hari ubwo igihe kigera noneho umugabo akaba yabura nk'amafaranga, cyangwa se ku kazi bakamwirukana. Ryahabara rijya kureba wa mupfumu, rikamubwira riti noneho ndabona uyu mugabo ntabwo agikora, nta mafaranga agifite, nta buryo wampa imiti byibuze nkamwirukana akagenda akava aho ngaho, cyangwa nkamwica. Iyo ugize amahirwe ntabwo akwica, aguha imiti, hakaba haba ikintu noneho kigatuma ugenda, cyangwa se akaba yagufata ukaba wataye umutwe, akagusubiza kuri ya famiye, kuri rwa rugo rwawe, kandi rwa rugo rwawe warusize nta kintu bariho, barababaye, abana ntibakiga, ugasanga uri aho ngaho bagusubijeyo, uri ikintu kibereye aho ngaho. Bagabo rero icyo mbabwira, ntimwitonde, mwirinde izo habara. Izo habara zanyu mwitonde zitaba harabanga. Nawe mugore niba ubonye ikibazo ku mugabo, icanana n'umugabo mugikemure. Niba binaniranye mufite ahantu mwajya ariko bitagiye kujya mu mahane. Murakoze rero, ngayo nguko, mukomeze kwitonda. Iyo ni integuza y'igihe nibikubaho uzi icyo uzakora. Murakoze, naho ubutaha turi kumwe.